Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, nkorera mama uba Gasabo TV. Amazu menshi y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali n'ahandi mu mijyi itandukanye barishyuza amadolari aho kwishyuza amanyarwanda. Abanyarwanda bamwe bacuruza bakavuga ko bibahendesha kuko babarira amafaranga y'amanyamahanga mu yabo. Ni cya kabiri cy'abantu bishyura cyangwa bishyurwa mu mafaranga yo hanze, ubundi bikwiye kuba bishyurwa mu buryo bw'igihugu cyacu bw'amafaranga y'amanyarwanda dukoresha. Ni bibi no ku nshuro ebyiri, kuko uwo wishyurwa nko mu madolari cyangwa amayorozi cyangwa iki, mu matakisi ntabwo yishyura mu madolari, yishyura mu manyarwanda. Ntabwo ari byo. Ntabwo uwo muntu ushyiraho ko agomba kwishyurwa nka renti cyangwa iki mu madolari, nawe bakwiriye noneho kwishyura mu madolari mu buryo bwa taxes bishyura. Ariko ibyo byose ubundi bikwiye kuba bifite uburyo bikurikiranwaho. Ibintu nko kwica amategeko, bisha amategeko bakabihanirwa. Bitwara umwanya rero, kuko abantu benshi babyumva uburyo butandukanye, niba budakurikije amategeko cyangwa nabo bafitemo inyungu, niyo mpamvu bitwara igihe. Ariko ubundi umurongo urahari kandi twifuza ko ukwiye kuba ukurikizwa. Bibwira ko aho tuvugira aha hari uburyo bubitekereza bushaka kubishyira ku murongo. Navuga gusa ko bikwiriye kwihuta, nicyo cyangombwa, bigacika burundu. Icyo nacyo bizatungana.